Yesirika nongire ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane huri yose mu cyeterukanye by'isi twifurije kugira amahirwe n'imigisha ndetse ibyo ukora byose bigene neza kuri gatanu nkuko ubyifuza. Birumvikana turi ku masaha y'umugoroba turi ku munsi wo ku cyumweru itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 muri kano kanya munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya y'utwa cyane ko mishkinda atugeraho by'umwihariko turi hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo turi live twamishkinda dukurikirana akantu kandi kuko mishkinda bibera by'umwihariko hano muri Sud Kivu ni Kivu y'amajyepfo ndetse ikomishkenda igaragaramo ibikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi byerekeranye no gututumba kw'intambara karahabutaka by'umwihariko ikomishkenda igaragara ko ikomishkenda itutumbira muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano mu mugi wa Uvira ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bihana imbibi na kiriya gihugu cy'u Burundi. Ngo byifashe gute rero muri aya masaha ukuntu biraye ku masaha yo kumanwa ukuntu byaje kuba n'ubundi ibigenda byo tugiye kuba tubinyuramo 5 kuri 5 ariko kandi nakubwira ko kuzamagingo ya igihugu cy'u Burundi kuzamagingo ya ari igihugu kigaraniwe mu buryo bukomeye cyane ni igihugu cy'u Burundi cyakomishkenda agisa naho gicokoza mu buryo bukomeye cyane abarwanyi ba mama 23 bigakomishkenda rero bigaragara ko kuzamagingo ya kuva mu masaha yo kumanwa akomishkenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye no kuraswa by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege mu by'ukuri cyari gikomishkenda akigarukaho bitewe nuko ari ikibuga cy'indege gikomishkenda kigaragaraho ibitwaro karabutaka birimo indege z'intambara ibifaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomishkenda bitangazwa ko ari ibikoresho kuba byakifashishwa mu rugamba rukomeye cyane n'ubundi leta y'Kinshasa ifatanyije na leta y'Uburundi bagomba kuba bafatanya muri rero ngo mu guhangana n'izi ngabo za mama 23 mu makuru nanone akomishkenda agaruka nanone akomishkenda atungura abatari bake nuko President Felix Antoine Tshisekedi nabyo turagenda tubigarukaho yamaze kuba agaragaza ko ngingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ngo zamaze kuba n'ubundi ngo zigera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo by'umwihariko muri kiriya gice cya Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'amajyepfo aho n'ubundi ari ingabo akomishkenda atangaza ko zisaga 700 ngo zaje kuba n'ubundi zifatanya n'aba barwanyi ba mama 23 byose ni ibirego Tshisekedi akomishkenda ashinja u Rwanda mu Rwanda rwakomishkenda rubihakana arwivuye inyuma kugeza muri aya masaha rero by'umwihariko ikomishkenda kigaragara cyo nuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kijandika muri iyi ntambara mu buryo bukomeye cyane ndetse bikaba bigiye kuba byanatuma igihugu cy'u Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane dore ko hari amakuru yari yakomishkenda avuga ko rero hari n'ibisasu bya mbere byatangenda n'ubundi bigwa ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi 5 kuri 5 nyemera tubane muri aya makuru komishkenda agaruka muri aya masaha ariko kandi ngwibutsa ko kugira ngo tugitubana 3 kuri 5 makuru bakomishkenda agarukwaho n'ibitangaza amakuru binyuranye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda by'umwihariko amakuru yibanda kuri politike umutekano ndetse na diplomasi no kuba warakanze kuri subscribe ntago bigoye no kureba ngo munsi ya video urabona hana rakubita kumwe rukanditse akajambo subscribe no muhande rw'iburyo aho ngaho kandaho inshuro yonyine gusa urahita tujambo tutuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uzagihitikana mu bambere ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 muri byinshi bikomishkenda abigarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda nkwa ikaze. Yesirika twiyose cyane tudatinze n'ubundi turebere hamwe rero ibyamakuru akomishkenda agarukwaho by'umwihariko ni hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo aho by'umwihariko twanamaze no kuba adutera ibyerekeranye na kamera ndetse n'ibyerekeranye na mikrofone zacu niho twamaze kuba tuzimurira gusa ku bw'ikirere by'umwihariko gikomishkenda gisa naho n'ubundi gihindagurika nago byabashije kutubasha ko n'ubundi tubagezaho amashusho y'ukuntu byifashe hano muri Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye ariko by'umwihariko nk'ishisho ry'umunyamakuru turagenda tubabwira uko byifashe kugeza amagingo ya komishkenda kigaragara nuko ku mande zombi haba ku ruhande rwa mama 23 ndetse no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bafatanyije na Kwariso bakorana umunsi ku munsi irimo ingabo za FDNB n'ingabo za kiriya gihugu cy'u Burundi inyeshyamba zo mutwe wa Wazarendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye kugeza amagingo akomishkenda abagaragaza ko ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bafite ikintu gikomeye cyane bifuza kuba abakora kuri uru ruhande rwa mama 23 ariko kandi ku ruhande rwa mama 23 nabo bakagaragaza ko mu gihe cyose hari impinduka azaba bikagaragara ko by'umwihariko iyi leta y'Kinshasa igabye igitero ku ngabo za mama 23 ziri muri gahunda zikomeye cyane zo kuba bakwigarurira umugi wa Uvira ntakabuza ibingi bishobora ko n'ubundi byagira ingaruka zikomeye cyane by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura nago ari aka kanya
gusa tukigarutse kuko no mu minsi ishize cyangwa se iki cyumwe turimo kugenda dusoza ni ikibuga twakomeje kugenda tugarukaho by'umwihariko bigaragara ko rero ari ikibuga cyakomeje kugenda kigaragara ko n'ubundi gikomeje kugenda kirundwaho intwaro nyinshi cyane kabuhariwe, haba intwaro zerekeranye n'indege z'intambara z'ikigo cya Kongo, ibifaru bigiye bitandukanye. Ibi byose akaba ari ibyakomeje kugenda rero bigaragara ko bigiye kuba byakifashishwa mu rugamba rutoroshye cyane leta y'Kinshasa yifuza kuba n'ubundi yatangiza bundi bushya kuri abarwanyi ba M23. Yesirika nongire ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane huri yose mu cyetarukanye by'isi. Twifurije kugira amahirwe n'imigisha ndetse ibyo ukora byose bigene neza kuri gatanu nkuko ubyifuza. Birumvikana turi ku masaha y'umugoroba, turi ku munsi wo ku cyumweru itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Muri kano kanya munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya iyo twakira ko mishkinda atugeraho by'umwihariko turi hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo, turi live twamishkinda dukurikirana akantu kandi kwiko mishkinda bibera by'umwihariko hano muri Sud Kivu ni Kivu y'Amajyepfo, ndetse ikomeje kugenda igaragaramo ibikorwa bigiye bitandukanye n'ubundi byerekeranye no gututumba kw'intambara karahabutaka by'umwihariko ikomeje kugenda igaragara ko ikomeje kugenda itutumbira muri ibi bice bigiye bitandukanye bya hano mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bihana imbibi na kiriya gihugu cy'u Burundi. Ngo byifashe gute rero muri aya masaha, ukuntu biraye ku masaha yo kumanwa, ukuntu byaje kuba n'ubundi ibigenda byose tugiye kuba tubinyuramo 5 kuri 5, ariko kandi nakubwira ko kuzamagingo ya igihugu cy'u Burundi kuzamagingo ya ari igihugu kigaraniwe mu buryo bukomeye cyane. Ni igihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda agisa naho gicokoza mu buryo bukomeye cyane abarwanyi ba M23, bigakomeza kugenda rero bigaragara ko kuzamagingo ya kuva mu masaha yo kumanwa akomeje kugenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye no kuraswa by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege mu by'ukuri cyari gikomeje kugenda kigarukaho bitewe nuko ari ikibuga cy'indege gikomeje kugenda kigaragaraho ibitwaro karabutaka birimo indege z'intambara, ibifaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitangazwa ko ari ibikoresho gomba kuba byakifashishwa mu rugamba rukomeye cyane n'ubundi leta y'Kinshasa ifatanyije na leta y'Uburundi bagomba kuba bafatanya muri rero ngo mu guhangana n'izi ngabo za M23. Mu makuru nanone akomeje kugenda agaruka nanone akomeje kugenda atungura abatari bake nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi nabyo turagenda tubigarukaho yamaze kuba agaragaza ko ng'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ngo zamaze kuba n'ubundi ngo zigera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo by'umwihariko muri kiriya gice cya Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi ari ingabo akomeje kugenda atangaza ko zisaga 700 ngo zaje kuba n'ubundi zifatanya n'aba barwanyi ba M23. Ibi byose ni ibirego Tshisekedi akomeje kugenda ashinja u Rwanda, mu Rwanda rwakomeje kugenda rubihakana arwivuye inyuma kugeza muri aya masaha rero by'umwihariko ikomeje kugenda kigaragara cyo nuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kijandika muri iyi ntambara mu buryo bukomeye cyane, ndetse bikaba bigiye kuba byanatuma igihugu cy'u Burundi gihura n'akaga gakomeye cyane, dore ko hari amakuru yari yakomeje kugenda avuga ko rero hari n'ibisasu bya mbere byatangiye kugenda n'ubundi bigwa ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi. 5 kuri 5 nyemera tubane muri aya makuru akomeje kugenda agaruka muri aya masaha, ariko kandi ngwibutsa ko kugira ngo tujye tubana 3 kuri 5 amakuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangaza amakuru binyuranye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda by'umwihariko amakuru yibanda kuri politike, umutekano ndetse na diplomasi. No kuba warakanze kuri subscribe ntago bigoye, no kureba ngo munsi ya video urabona hana rakubita kumwe rukanditse akajambo subscribe no muhande rw'iburyo, aho ngaho kandaho inshuro yonyine gusa urahita ubona utuntu tujambo tuntu tuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe uzajya uhita mu bambere, ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 muri byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwa ikaze Yesirika twiyose cyane tudatinze n'ubundi turebere hamwe rero ibyamakuru akomeje kugenda agarukwaho by'umwihariko ni hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho by'umwihariko twanamaze no kuba adutera ibyerekeranye na kamera ndetse n'ibyerekeranye na mikrofone zacu, niho twamaze kuba tuzimurira gusa ku bw'ikirere by'umwihariko gikomeje kugenda gisa naho n'ubundi gihindagurika, nago byabashije kutubasha ko n'ubundi tubagezaho amashusho y'ukuntu byifashe hano muri Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye, ariko by'umwihariko nk'ishisho ry'umunyamakuru turagenda tubabwira uko byifashe kugeza amagingo ya ikomeje kugenda kigaragara nuko ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bafatanyije na Kwariso bakorana umunsi ku munsi, irimo ingabo za FDNB n'ingabo za kiriya gihugu cy'u Burundi, inyeshyamba zo mu mutwe wa Wazarendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kugeza amagingo akomeje kugenda abagaragaza ko ku ruhande rwa leta y'Kinshasa bafite ikintu gikomeye cyane bifuza kuba abakora
bikora kuri uru ruhande rwa M23 ariko kandi ku ruhande rwa M23 nabo bakagaragaza ko mu gihe cyose hari impinduka azaba bikagaragara ko by'umwihariko iyi leta y'Kinshasa igabye igitero ku ngabo za M23 ziri muri gahunda zikomeye cyane zo kuba bakwigarurira umujyi wa Uvira. Nakabuza ibingi bishobora ko n'ubundi byagira ingaruka zikomeye cyane by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura nago ari aka kanya gusa tukigarutse kuko no mu minsi ishize cyangwa se iki cyumwe turimo kugenda dusoza ni ikibuga twakomeje kugenda tugarukaho, by'umwihariko bigaragara ko rero ari ikibuga cyakomeje kugenda kigaragara ko n'ubundi gikomeje kugenda kirundwaho intwaro nyinshi cyane kabuhariwe, haba intwaro zerekeranye n'indege z'intambara z'ikigo cya Kongo, ibifaru bigiye bitandukanye. Ibi byose akaba ari ibyakomeje kugenda rero bigaragara ko bigiye kuba byakifashishwa mu rugamba rutoroshye cyane leta y'Kinshasa yifuza kuba n'ubundi yatangiza bundi bushya kuri abarwanyi ba M23.